nibwo bwa mbere warushyingije. Yego. Noneho ubwo umukobwa hageze yego warigaragambya yanga umugabo. Umusore baramwanze. Umukobwa yandi umugabo. Mufite agahinda gatoroshye kubera ibintu natakaje. None ubu nagira ngo nkubwire yuko yego niba atagarutse bampa ibyanjye. Yego uragira uti baguha ibyawe. Niba byakunda ko nge nawe twaganira. Ubukwe bwari bwagutwaye amafaranga ngana gute? Ni amafaranga ngana ute washoye? Amafaranga nashoye yego hari 700 wambwiye yo kuba warakoye, tuba ariyo duheraho. Rero reka nkubwire rero. Mbese kuri jewe ku mutima wanjye mfite nonse tumaranye icyumweru leta yakumpaye. Yego ubuyobozi bwa paruwasi bwakumpaye mu rugo iwanyu iwacu iwanyu kwa so bakumpaye. Yego wowe tugeze mu nzu uranyanze, ubwo harya nakongera kugukunda? Oya, ntabwo nagukunda, ahubwo wowe ikintu nashaka nasaba n'ubuyobozi wenda leta y'u Rwanda imba yumva yuko akarengane kabaho. Yego ubundi abakobwa baravuka buri munsi nkajya handi bakagumana umukobwa wabo. Yes, nkuko nabibabwiye, nkuko twatangiranye nababwiye ko narindi iwabo w'umusore ahangaha, hakaba ariho tugeze, tukaba dusanze papa we mu rugo ndetse n'abandi baturanyi bamusuye. Sinzi niba twabyita nko kuba baje kumufasha cyangwa se niba ari ukumufata mu mugongo, sinzi uko baza, kuko nzi neza ko bafata umuntu mu mugongo wapfushije, wenda musaza ari buze kumbwira. Ariko nanone muzehe abantu ni ngombwa ngo bamusure, kuko ibyo yahuye nabyo ni ibintu nanjye ubwanjye ku myaka afite ntarabona cyangwa se ntarumva ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tukaba twicaranye na papa w'umusore, avuze ngo mve byakiriye gute, ese bimeze bite? Papa umeze neza? Uze kwiyegereza akamikoro. Ni gake gake. Nshobora yifatisha akaboko kamwe ntago ibiremereye. Yego muraho neza? Ndaho ni buke buke, ariko nta mabereho yanjye. Nta mibereho? Ntayo narashenye. Warashenye? Narasenye. Wewe warasenye? Uratangira utwibwira amazina abantu bakumenye, bamenye ngo turi kumwe nande. Nitwa Ruribikiye Faustin. Faustin. Nkaba ntuye mu kagari ka Rusave, umudugudu wa Byimana, umurenge wa Murama. Yego. Ikibazo cyanjye rero kiri hano. Nasabye umugeni, maze kumusaba. Yego. Umugeni ndamukwa. Yewe ja nk'ibihumbi 700. Ibihumbi 700 ibyo nakoye. Noneho baza kunshingira umugeni. Yego. Ikigeze kuri 13 z'ukwa 9. 13 z'ukwa 9 nibwo washingiye. Nibwo banzaniye umugeni. Aho hantu ndagira ngo utarahagera, ubundi uri umupapa w'abana bangahe? Washingiye umwana wawe wakangahe? Uwo ni ifura yanjye. Ni ifura yawe? Mu bana 6 mfite. Mu bana 6 ufite. Nibwo bwa mbere warushyingije. Yego. Noneho ubwo umukobwa hageze, yego warigaragambya yanga umugabo. Umusore baramwanze. Umukobwa yandi umugabo. Yego, ariko nanone ntago aho uri gushaka guhitugera, ntago ndahagera. Ndashaka uze kumbwira nibyo umbwiye ko umwana wawe wari washyingije ari ifura yawe. Ariko tuzi neza ko iyo umuntu agiye gushaka habanza kuza
kuba yararambagiye, hakazaho kuba yaraje kukwereka umugeni ndetse akajya iwabo w'umukobwa n'umukobwa akaza iwabo w'umusore. Ndagira ngo ibyo bintu uze kubihera hasi umbwire, ni umukobwa wamenye gute, umusore umuhungu wawe yamukuzaniye gute, byagenze gute? Umva rero reka nkubwire. Yego, se kwiyegereza akamikoro. Umuhungu we yagiye umuresha aramujana kumwereka umukobwa i Rwamagana. Umukobwa avuka i Rwamagana. I Rwamagana niyo avuka. Yego. Noneho ngo bararambagiranya, baravugana ibyabo, nje simbizi nurabibasobanurira neza. Yego. Nje byo nzi nuko gusa yaje akambwira ati nabonye umugeni nukuja gusaba. Yego. Ubwo ndavuga nti mwana wa nimba wabonye umugeni akaba rwose ureba ari umuntu umeze neza ushobora kuba yakuba ku rugo. Yego. Nti ndemanje kusaba. Arambwira ati rero ati kwa gatandatu azaza kureba aho azaza kureba mu rugo. Ubwo yaraje aje azana n'abasaza be babiri. Yego. N'umumotari baja kureba iwe kumuhungu aho yubatse. Bavuyeyo baraza baza hano. Yego. Umukobwa turamubona turaganira avuga ko bemeranyije. Yego. Umukobwa ubwe yakubwiye ko yemeranije n'umusore. Yego. None ubwo ngubwo tuba mu cyizere nyine tugira duti yaramwemeye koko. Yego. Ubwo ndagenda sabye. Maze gusaba bati nugukwa. Yego. Ni byose murambaza gusa rwose inkono zazizana. Ibyo ngibyo ni nko gushaka amakoma mu rutoki, ibyo nta kibazo. No. Nk'umusaza wishimiye ko ugiye gushyingira. None yego. Inkono zazizana. Nakoye kuri 20 z'ukwa kane. 20 z'ukwezi kwa kane. Kwa kane. Yego. Kuno mwaka. Barambwa bati mu kwa gatandatu. Yego. Tuzagushingira. Nibo bagutegetse igihe bazagushyingirira. Kwa gatandatu ndategeza ndaheba barabitsiba. Mu kwa gatandatu barabisiba. Bagira mu kuri 23 z'ukwa karindwi. Biranga. Yego. Bagira kuri 24 z'ukwa munani. Yego. Biranga. Bati ni kuri 13 z'ukwa cyenda. Muganira nabo umbwiye ko numvise ibice bigera cyangwa se bika bitatu by'amatariki bagiye bahindura. Yego. Bakubwiye ko biri guterwa n'iki? Ngo n'ubushitsi bwango buri iwabo. Ubu ngo n'ubushitsi bwari iwabo. Ubushitsi. Bafite abashyitsi sindi kumva bashingira abakobwa. Okay, bari bafite ubundi bukwe. Yego. None ubwo si ubwo kuri 13 baranshingira. Yego. Bashingiye. Ubwo umukobwa turamubona. Yego. Utaragera aho ngaho wambwiye ngo bakwatse inkwano y'ibihumbi 700. Byagenze gute kugira ngo mwumvikane ayo mafaranga? Ngewe keshi nzi ko mu nkwano keshi nzi ko aheshe batanga inka, kandi ahanga ndabona ni mu giturage inka ntabwo zabura. Byagenze gute kugira ngo mwumvikane amafaranga? Nakoye amafaranga ntaho nakoye. Nibo bayaguciye cyangwa nibo bayanciye? Barakubwiye ngo nidushaka inka. Baca amafaranga niyo nabahaye. Nta nka bashakaga, bishakiraga amafaranga. Bishakiraga amafaranga. Yego. Ubwo noneho rero umukobwa hageze. Yego. Yanga umugabo amwanse bwera hamaze imisi ngahe, imisi 3. Yego. Byagenze gute? Byagenze gute kugira ngo umukobwa ho gato. Byagenze gute kugira ngo umukobwa abe yemeye usezerana n'umusore, abe yemeye guca mu rukiko, ibyo byose byemewe ariko aze kumwanga? Ntabwo byo nabimenye byabo kuntu bimeze. Yego. Niba umukobwa niba yaragwaye intinyi, niba yarahuye n'abanyarwanda hanze. Yego. Ntabwo nabinako naje ngo nkubeshye. Ino so wo mutaranye ku buriri wamenye bye.
ntago wabimenya bizwiwe n'umusore Yego. nibo babizi umusore akavuga ati nje narashatse ndabura yarashatse araheba baranyanze none ubwo banyanze yego bigende gute uze kwiyegereza kamera noneho ubwo yego kuwa mbere umuhungu ngo aja kwiyuhagira agiye kwiyuhagira Yego. arangije aja mu nzu yego ahamagara umugore hanze bamuhamagaye rero baja umugore aramwita bajayo yego umuhungu rero ngo hegeka hakugire urumva nawe babyumva nk'ugiye mu gikorwa cy'abashakanye yego umukobwa niba umuhungu yaramushimye rero sinamenya Yego. abahamagaye mugenzi we wararagayo mugenzi we Umutinyisha. bamuhaye ngo hanya ngo numusingiza ni umutinyisha niko babyita umutinyisha yego nawe ni inkumi nuko afata umwuko afata umwuko aja kubukubita uwo musore wanjye agiye kumukubita wafashe umwuko n'uwuhe ni umukobwa bashakanye ni uwo wundi uwo mutinyisha uwo mutinyisha niyo wafashe umwuko aja kumukubita yego ubwo hari umugore wari uhegereye amuga ati sigaho wari wegereye aho mu rugo byagenze gute kugira ngo yego ntago ari ngombwa byagenze gute kugira ngo umukobwa abe atari we wafashe umwuko ariko hakaza uwo mukobwa wundi akaba ari ushaka umukobwa yego uze kwegereza kamiko uwo ni mubyara we ubwo rero yego abantu turahurura dusanga benshi bagezeyo yego noneho ubwo haza n'abayobozi barahagera batinya nyaboneka wa mukobwa w'ibyo bintu ukora ntago ari nkabyo bati noneho ejo uzitahire we guteza umutekano nabi yego ukiri mu gitondo kuwa kabiri yego baragenda yego uwo muhungu yari n'abaherekeje bageze i Kabarondo bafata imodoka barigende yego waganiriye n'umuhungu wawe urambwiye ngo baraserereye ubuyobozi buza kubizamo burababwira ngo babe batandukanye umuhungu wawe ubwe yakubwe nkawe nk'umubyeyi ndetse akaba ari umuhungu wawe wifura urumva uko byagenda kose muraganira kuko mwari munabanye neza wari wishimiye no kuba ari umuhungu wawe ushyingije wa mbere nibyo ibyo ngibyo byo ku ruhande tubyirengagije byo kuba baraserereye ariko nanone tugarutse mu rugo umuhungu wawe yakubwiye ko ikibyihishe inyuma byo kuba baragiye kurwana ndetse mu rugo muva mu bukwe mwebwe mugataha byagenze gute ishusho yo mu rugo byagenze gute mu rugo rwe ari kumwe n'uwo mutinyisha ndetse nawe n'umugore we bityo nakubwira cyo yego umuhungu wanjye yambwiye ko yasabye umugeni ntabwo yasabye uretse abantu gato mwereke ntabwo yasabye abantu wiyifatira hano gutya wiyifatira hejuru aho ngaho ntabwo yafashe ntabwo none se yego mu by'ukuri nawe kubona ko uri umugabo warana n'abantu batatu uri umuntu umwe ku buriri bumwe bibaho umuhungu wawe ubwo ntiyarashoboye abagore batatu n'umugabo umwe wasanga umuhungu yarashoboye ahubwo bakavuga iti reka ntago umwe ntago byashoboka nawe umwibariza arawikubwira tukora yabimbwiye namubwa ntiba mwana we yego ayo mahano sindayabona kuba nabuka mfite imyaka 70 yego ni 74 ariko ibyo bintu sindabibona ntabwo ndabona aho bashingira umukobwa bagashiraho undi wa kabiri n'umwana wa gatatu ntibibaho ko numva bakomeje kuba beshise twatangiye ari babiri ndeka ni batatu uwo mugore yazanye umwana umwana wo musera muzanye kuwa gatatu nkaba kuri 13 washingiye
umuhungu wawe wemeye n'umwana wavuga iti umwana ajye mu bandi. reka nje ntabwo nari nzi ko bamuzanye awe twagiye kumva tumva ngo yaraye uwo mwana arahari n'uwo mukobwa umutinyishe. Yego. mbwira ukuntu rero byari kugenda rero wa mugabo we nawe mbwira. None se muze umbwiye ngo urugo rwari rurimo umutinyisha rukabamo umwana w'umukobwa umva atari batatu se. yego n'umugeni wa gatatu. yego. Umusore yakubwiye ko ari iki cyabiteye kugira ngo bose babe bahurire ku buriri bumwe. umusore icyo yambwiye yego yambwiye ati rero ati umukobwa namubajije. yego. ngo reka da ngigirayo. inzu yari ntoya se. ngo ibyo ntabwo bishoboka. yego. ubwo rero ko umukobwa yamwanze rero burundu kugeza icyumweru cyose kirangiye n'iminsi 2 bataranahuwe. icyumweru n'iminsi 2. ahubwo ashiraho kugira ngo amusahure ibyo abijana yabihaye umusaza we abijana wabo. yaranamusahuye nyine. ibishyingiranwa byose yarabijyanye. n'ejo ubundi bajanye ibindi. ikintu kirimo ni intebe. n'intebe nizo zasigaye. yego. muze nibyo wambwiye ngo ufite agahinda keshi ndetse uranatabaza inzego. uratabaza inzego z'ubuyobozi kuko wahuye ngo n'umujura ko mu magambo twaganiriye mbere wambwiye ko hari byinshi wari wigomwe yaba amatungo yawe. unambwira ko hari akarima ku ruhande wari wagurishije kugira ngo ushyingize. ako gahinda ndakumva. ndagira ngo ugire icyo wisabira ubuyobozi ariko nanone ugire inama nk'umuntu mukuru uza kugira abana bakiri batoya, abasore bari gushaka, abakobwa bari gushaka, byose bize kugendera rimwe, bya bindi bavuga ngo irya mukuru. uragira ngo se nkubwire ko ndagira ngo ubanze uze kumbwira icyo wifuza ku buyobozi kuko amakuru namenye ngo wajyanye n'ikirego muri RIB. ubundi ni ngombwa umufite agahinda katoroshye. yeguze kwihangana. ubu ntondeye menshi burya amarira ngo y'umugabo atembarira mu nda. yego ndabyumva cyane. ubu mfite agahinda katoroshye kubera ibintu natakaje. none ubu nagira ngo nkubwire yuko yego niba atagarutse bampa ibyanjye. yego uragira uti baguha ibyawe. niba byakunda ko nge nawe twaganira. ubukwe bwari bwagutwaye amafaranga angana gute? ni amafaranga angana ute washoye? amafaranga nashoye yego hari 700 wambwiye yo kuba warakoye, tuba ariyo duheraho. rero reka nkubwire rero amafaranga nashoye. yego nashoye 1,800,000. 1,800,000 y'amanyarwanda. yego. noneho rero icyo nifuza rero ndagira ngo bayuzuze bayampe 1,200,000 ebyiri zuzuye. baguhe 2,000,000 wowe. bampe 2,000,000 bijyana umuntu wabo niko yanyanze se nabigira nti. bijyanira umukobwa wabo. none nagira nti wowe uri kwemera guhomba? ubwo yego muri make nakubwiye ngo muri ayo mafaranga natanze. yego ni 2,000,000. ndagira ngo muze kureka namwe tuze kuganira. reka tubanze tuganire n'umusaza namwe turaganira. irenga abantu mudukurikiye ahangaha hari abandi ni abaturage nk'uko nabibabwiye. yego ubyumve neza. nakubwiye ngo muri ayo mafaranga natanze. yego urakumva? yego 2,000,000 na 700 yateranye n'abo yabari
wowe urashaka miliyoni 2 ku ruhande hakazaho nayo wakoye 700,000 ubwo ni miliyoni 2 n'ibihumbi 700 niyo mafaranga wowe uri kwishyuza niyo ndi kwishyuza ntayandi ubundi bakigendera none nagira nti ko yanyanze namugira nti muze mu magambo umbwiye nibyo ndi kubyumva urababaye kandi ni no kubona ko ku maso yawe ubabaye ariko uragira uti nahitemo kugaruka cyangwa se bame miliyoni 2,700,000 ese agarutse wabyemera ntabwo namwanga shura kumwanga nese namusabye ntamukunze muze nago wamwanga namusabye ntamukunze none se muze nawe ko numva ari wowe uri kwikunda umusore wawe wamaze icyumweru cyose nta gikorwa cyabashakanye bikagenda gute urwo rugo none ko ari kubyanga urwo rugo urumva ruzabana mu mahoro niko ko ari kubyanga uri kubyanga ubwo ninde umukobwa ari kubyanga ngo ntazagaruka nibwo atazagaruka rero nibampa ibyanjye yego baguha ibyawe ibintu birakomeye muze birakomeye rwose ibi bintu hano ndagira ngo tuze no kuganira n'abaturanyi iki kibazo ni cyagize uyu gusa yarakigize gikomeye ariko natwe abaturage cyangwa abaturanyi be n'abamufashije gutegura urubuga tukabutegura tukabukora twese dufite ikibazo hagiyeho akaboko kubona dufite umuhungu turamuzi ko ari muzima impamvu nshimangira mvuga ko ari muzima imashini iragenda imashini ziragenda kuko iyo ziba zitagenda ntabwo aba yarabyaye afite umwana byose ndagira ngo byose umbwirire rimwe noneho wenda ngo umukobwa aba yitwaza ati naraje sanga umuhungu atari muzima muze uri kubivuga ubabaye ndashaka kugira ngo niba arimo n'indishiza akababaro nibyo ni ibihumbi miliyoni 6 ubwo nkaba ndangije nta n'ikindi ndongera gusubizaho kuko uze kwihangana wegereza akamikoro uragira uti toto oru cyangwa se amafaranga yose hamwe yaba ayo washoye yaba buri kimwe cyose cyagiye ku bukwe ndetse hakazaho n'indishyi z'akababaro byose urasaba miliyoni 6 bayaguha wowe nta kibazo na kimwe ubwa wanyu none ko yanyanze namugira nti ko yanyanze yego ikirego watanze muri ribu bimeze bite kibigeze he nta kintu bari batubwira nagira ngo nkubaze muze ngo waba waregereye inzego z'ubuyobozi kugira ngo yego nagira ngo nakubajije ngo wigeze wegera inzego z'ubuyobozi kuko ubukwe bujya kuba yaba umusore n'umukobwa baciye mu rukiko ndetse baranasezerana basezeranyijwe n'ubuyobozi ese nyuma yuko ibyo byose bibaye ukambwira ko hari inzego zimwe ubwo ni inzego yaba abayobozi b'isibo ndetse n'ab'umudugudu kuko nibo bari hafi ese waba waregereye ubundi buyobozi bukuru ngo ikibazo kive mu mudugudu kizamuke uko inzego zigenda zikurikirana n'abatera makuru barahageze yego barahageze abo mu isibo no mu isibo barahari umudugudu bose barahageze nabo umutekano bose barahageze nta utarahageze aho bose barahageze baravuga bati ibyo bintu ntitwigeze tubibona yego bati twabaho batashwi yewe nta muyobozi utarahageze ubwo rwose nkubwiye ngo nta muntu utarahageze naba nkubishye yego urabona n'abari hano ukuntu bangana nta muntu utarahageze nta muyobozi utarahageze wundi none ubwo ngubwo rero uko mbikubwiye niko bimeze yego muze birababaje cyane rwose
bose ntibari bahari. Yego. gusa ndumva ikibazo cyabaye yegereze mikoro. Yego. Yegereze mikoro tubwire. Uragira uti ifatuku. Uragira uti ikibazo cyabaye ishoberamahanga. Yego. ko twese twari duhari. Ariko yego ikibabaje niba nk'ibintu biba byaratanzwe, imodoka ziba zarakoreshejwe, ibyo baba baratetse, yego bakabakira abashyitsi, yego rwose intwererano z'abaturage, umwanya mwego twese ibintu twashoye tugira ngo dufashe umwana wacu, yego akiri nawe urabyumva, yego ariko bigeze ngo ni ibintu biteye agahinda. uze kwihangana, ndi kubibona uri kubivuga ubabaye, urababaye nawe cyane rwose, ibintu biteye agahinda. Yego. Noneho rero ubwo namwe mutashatse kugira ngo namwe murumva yego nicyo mamushino, ariko birababaje. Yego birababaje cyane. Birababaje. Mbawundi inzego z'ubuyobozi, yego wenda zifite ikintu wenda zakurikirana zikavuga ati uyu muntu dushobora barakumva cyane kuko ibi biganiro dukora barabireba, wenda reka turebe ukuntu twabigenza. Yewe uriya mukobwa wenda wemeye kujya gutera igikumwe, yemera kumanika ukuboko, yego muri leta akavuga ati ye nemeye kanaka, akongera akajya kwambara impeta muri paruwasi, yego nemeye kubana na kanaka Karamata n'umugabo wanjye, byarangira agakora ibintu bimeze kuri, yego nkawe ureba, yego nkawe ureba koko ntagenda gahari, karahari, ndi kubibona no mu maso yanyu, ndi kubibona no mu maso yanyu, keretse umuntu waba utagira ubumuntu niwe utabibona, nawe ubwawe nitugera no mu nzu nkaho wavuze uti kize mu rugo naraguhawe nagize guti, ahubwo uyu mugabo ari umusore ariyangana icyumweru cyose n'iminsi ibiri sinzira ukaryama ko yego. nande subwo nkamwe wenda mwumva, wenda hari umuntu uyoba akavuga ijambo ribi, ariko hari agahinda karemereye. Hamwe mwakora nk'iki, ndagira ngo uze kuvuga urebana na hano imbere yanjye, uragira uti hari ibyo wisabira ubuyobozi nkawe nk'ubuyobozi bugashobora kuba bwavuga buti bukabikurikirana, yego ntiriwe mvunika, nashatse umugore mukunze ngira ngo tuzabana, none umugore yaranyanze. Ese ubwo iyi nkamwe nk'abayobozi mwakora iki hagati yawo? Yego muze uje nk'umuturanyi kandi nawe ufite agahinda ndabibona, ariko hari amakuru ahari ari kuvuga ko ngo hari umuranga waba warabijemo akajyana umusore kumwereka umukobwa, ariko ngo bafite bizinesi yo kuba bashaka kuba hari ibyo bazatwara umusore. Andi makuru akavuga ko ngo baba baraje umuhungu ngo akabereka ngo inzu y'agaca y'inuma, agacurama, ngo agacurama. Ibyo rero byo nukubeshya, yego byo nukubeshya, ni bya bindi by'abantu bishyiraho babeshya. We yaraje aje rwose, inzu arayibona, yari kumwe na musaza we, bajya mu rugo, yego barasura, barayifotora inzu, hari n'inka mu rugo, iyo nka nayo yacikiye muri ubwo bukwe, yego nayo yaragurishijwe muri izo nkwano, ko yari hari koko, yego. Ariko rero imbi iyo nzu ukuntu yayibonye, banayifotora n'amafoto yayo barayafite, yego urumva imba barayibonye rero, wenda bakavuga bati ibyo ni ibintu bashaka kugira ngo bapapire babeshye,
ariko ubundi bo bariziye ubwabo bajya kunywa n'inzoga za mbere bari bahageze. Bari bahageze rwose, umukobwa na musaza bari kumwe, baraza baradusura turaganira. Mwarababonye? Twarababonye. Yego. Barataha bemera kugira ngo bakire za nzoga. Tugiye kubaha bakira inkwano. Yego. Bari batwishimiye. Ahubwo ikintu cyaje kuzamo hagati kugira ngo batwange nige ntago sinzi ukuntu bihagaze. Ntago uzi ukuntu byagenze? Sinzi ukuntu byagenze. Hagera igihe cy'ubukwe buza. Yego. Mbese ni birebire kuko biranababaje. Uzi kwihangana, ndi kubibona ko ubabaye. None rero ahubwo mwebwe nkamwe ikintu mwadufasha. Yego. Nanone ugire n'ibyo wisabira n'abayobozi. Ibyo nasaba ubuyobozi. Yego. Iyo umuntu akwanze abakwanze. Abyo kuvuga ngo azagaruka. Yego. Kugaruka bwo nta simbizi uko byagenda, ntabwo wenda. Yego. Wenda ya mbese kuri jewe ku mutima wanjye mfite. Nonse tumaranye icyumweru leta yakumpaye. Yego. Ubuyobozi bwa paruwasi bwakumpaye. Mu rugo iwanyu iwacu iwanyu kwa so bakumpaye. Yego. Wowe tugeze mu nzu uranyanze, ubwo harya nakongera kugukunda? Oya, ntabwo nagukunda, ahubwo wowe ikintu nashaka nasaba n'ubuyobozi, wenda leta y'u Rwanda imba yumva yuko akarengane kabaho. Yego. Ubundi abakobwa baravuka buri munsi nkajya handi. Bakagumana umukobwa wabo. Bigumanire umukobwa wabo, nanjye nzajya handi ariko bansubiza utwanjye. Mbona n'ibishoro nashoye ni byinshi. Aya magambo araremereye. Uragira uti? Jewe ndavuga ngo iyo umuntu akwanza bayakwanze. Yego. Nta kiza kiba kigihari. Nayibaze umuntu mwasezeranye kwa padiri, mwasezeranye mu murenge. Muraje umuzi ko mugiye kubana. Yego. Birangiye ngo arekata ngo numure no kuri mayo. Aya magambo yarayavuze. Hari benshi bahari usibye ko ngubu aka kanya batari nona. Yego. Yego. Ati numure no kuri mayo. Muze ndagire ngo tuze kuganira ndetse n'abandi bantu, ntituze kwiharira ijambo, tuze kuganira n'abandi bantu batubwire uko bimeze. Sinzi niba ushaka si waza ahangaha nazamo hariya tukaganira nkabegera. Ndagire ngo tuze kuganira namwe.